amakuru yanyu. Iyi ni Essence TV show. Mbibutsa uyu ni Oliva, umukobwa wanyu mukunda. So mbere yuko tuganira, mbere yuko tuvuga ibindi byose, reka dushimire Imana ikomeje kuturinda. Dusaba Imana ibane natwe dutangiye tunasoje iki kiganiro. Murakoze cyane. Mwicishe bugufi dusenga. Mana turawushimira, turaguhimbaje, tugushimira imbabazi zawe n'urukundo rwawe, ubanye natwe waturinze, wabw'icyubahiro. Uwiteka Mwami Imana, tugushimiye imbabazi zawe zikomeye kutwumaho, ukaba uturindiye mu buntu bwawe. Uwiteka Mwami Imana, wabw'icyubahiro. Mana rero tukweretse iki kiganiro, reka uze kubana natwe, reka Uwiteka Mwami mu byo tuvuga uvugire muri twe, uze wibande muri twebwe, utugire inama. Uwiteka Mwami Imana, urabizi kino gihe ni igihe kiruhije, igihe kigoye, igihe abenshi bacitse intege, ariko Uwiteka Mwami Imana, turakwingize kugira ngo uze ubane natwe, utuvugire. Uwiteka uduhe inama zikwiye dukwiye kugenderamo iyi minsi ya nyuma. Arakoze kuko ubyumvishe kandi kuko ubikoze mu izina rya Yesu, amen. Murakoze. So uyu munsi nzanye topic ivuga ngo nyine nta muntu wigira, umuntu agirwa n'inshuti, umuntu agirwa n'abavandimwe, umuntu agirwa n'abantu batandukanye tuba bari ku isi. Mbere na mbere nje gushimira abantu by'umwihariko kuba nkiriho uyu munsi wa none, kuba meze neza, kuba hari abantu nyine, hari timu y'abantu, ni benshi guys, ntabwo ari bake, ni benshi, ariko nyine baramfashije mu buzima bwanjye, ntabwo nyine nabibagirwa. Kuba umuntu wangiriye neza, mbese nk'umuntu wakugiriye neza, umuntu wenda ugukoreye ikintu kibi nyine mu buzima bwawe, ntabwo abo bantu bava mu mutwe wawe. Umuntu wakugiriye neza, umuntu wagukoreye nabi, abo ni ubwoko bw'abantu babiri, kandi abo bantu nyine tubana nabo mu buzima bwa buri munsi. Ariko abo nje gushimira uyu munsi ntabwo ari abangiriye nabi, ahubwo ni abangiriye neza. Ntabwo ndi bubavuge mu izina naba muri kamera, nyine hari abo mvuga, hari abo ntari buvuge, bitewe nyine nuko wenda ntabwo nabavuga ntarabasabye uruhusa, nzabashire muri video yanjye, nyine nzabavuge nyine, gusa nje kubashimira. Umuntu wa mbere nshimiye, aba bantu ngiye gushimira cyangwa aba bantu ngiye kuvuga, baramfashije nyine mu minsi yashize, last 5 years ago and last 2 years nyine mu myaka 2 ishize, abandi mu myaka 5 ishize. Guys, uyu wenda muvuga kubera ni inshuti yanjye, ni ikintu nyine ntacyo yantwara, kameme ni inshuti yanjye, dukorana nyine ibiganiro bitandukanye. Ariko guys, ni byiza gushimira umuntu akiriho, kubera ko ntabwo ari byiza nyine kuzashimira umuntu yapfuye. Umuntu ariho yarakugiriye neza, umushimire. Impamvu nicaye ndi gushimira abo bantu, nyine byashoboka ko wenda nagenda mu rugo rwabo nkabashimira, wenda nkavuga ati bitewe n'ibintu mwankoreye bikomeye mu buzima, wenda ndabashimiye, wenda mbahaye gift runaka sibiri, ariko mana nyine nzabikora. Ariko hari abandi bari kure batari hafi yanjye, nk'abo ngabo rero kubashimira ni uko bashimira ku muntu. Nshimiye umuntu witwa Yvonne Mugabo. Yvonne Mugabo n'umugabo we nyine, aho bari bajya bumva nyine
nyine buri munsi nyine ntabwo ibintu bankoreye nabyibagirwa. Guys, baramfashije, bagize neza, gusa ntabwo mvuga ibintu bamfashije, ariko bakuye ubuzima bwanjye ahantu habi, nyine babukuye ahantu hamwe babushyira ahandi. Kuba nyine ndiho uyu munsi, kuba mpumeka, kuba wenda guys, byari gushoboka ko mba umusazi, byari gushoboka wenda ko mba sinzi ukuntu nabivuga, ko mpfa, byari gushoboka ko mpfa, ariko nyine umugabo ndamushimiye na famiye ye, umva baramfashije guys, baramfashije, ntabwo nyine nabibagirwa. Hari abandi bantu rero ntakwibagirwa. Hari undi muntu witwa Agereba, birashoboka nyine ko yareba wenda ikiganiro cyanjye, ntabwo mbizi ko akireba, ariko Aline ndamushimiye, Aline Umuhoza, ndamushimiye, thank you so much, support yawe mba last 2 years ntabwo nzabyibagirwa, ntabwo biriya bintu nabyibagirwa, warakoze cyane. Guys, ni abantu benshi bangiriye neza nyine mu buzima bwanjye, nababwiye kugira nyine ngere hano aha ngeze uyu munsi, kugira ngo meze gutya uyu munsi none, nyine hari timu y'abantu benshi nyine bamfashije. Abantu rero birashoboka ko iyi video itari burangire, ariko tuzagira part 2. Hanyuma abantu bamfashije, mana yanjye, abantu banyakiriye nimutse mva muri state njya mu yindi, nyine bariyizi guys. Bari abantu barakoze, umva murambashimira, murambasengera buri munsi, Imana yo mu ijuru. Nyine ngewe n'umwana w'umuntu ntabwo mfite nyine icyo nabavuge, ndabashimiye nyine bitewe n'ikintu bankoreye mu buzima.